Ya nk'ibisanzwe nk'uko musanzwe mumenyereye wumva kuri mikoro ni Josue Twizere. Uyu munsi ikintu ngiye kuba nabagezaho ni ibintu bivuga ku bintu byinshi bitandukanye ku munsi. Hano reka tukwereka kuri WhatsApp yacu hari ibintu byinshi tuba dufite WhatsApp ariko tutazi ko ikora ite cyangwa se ikora ibiki. Nk'ibisanzwe umunsi reka tukwereka kuri WhatsApp yacu ikintu turi buze gukora. Ushobora kuba wafata message yawe imwe ukaba wayohereza abantu bagera ku 1000 cyangwa se ku 100 bitewe n'ahantu ufite muri telefone yawe. Wayohereza abantu 100 kandi ari message imwe. Wenda nugisha ko warasibye nka WhatsApp cyangwa se yararangiye ariko waba uyapdatinze ukaba wifuza yuko wakora ibi bintu. Niba unkurikirana cyangwa se ukunda ibikorwa nkora, nkurikira urebe step by step ukuntu bizagenda kugira ngo wandikire message imwe ibe yagera ku bantu bose wifuza ko yabagera kandi ibagereho igihe kimwe, isaha imwe, umunota umwe. Icyo uzakora ni iki rero? Icyo uzakora uzafata WhatsApp yawe, tujye muri WhatsApp yacu, dore ngiyi tumara kuyijyaho urabona ahangaha hari udukoni dutatu, urabona aka gateranyo, uzabona ahangaha handitse akantu k'agateranyo kuri WhatsApp yawe. niba uri bw'ikifungo uzakabona, uzakajya numara ukajyaho wimanukire. Mbese uzareba abantu ushaka guselectinga ngo wohereze message. Dore wenda n'urugero uraselectinga abantu ushaka, umara kubaselegitinga wenda bose ni abantu bose ubaselegitinge abantu ushaka. Hano uzasangaho amagambo abiri hano hejuru kuri WhatsApp yacu. Uzasanga ibyo bita new broadcast, ibyo bita new group. Icyo uzakora uzaza ukande kuri iyi bita new broadcast. Nuza ukayikandaho, ba bantu bose waselegitinze uzaza hano hepfo uzasanga akamenyetso kanditse ka V cyangwa se kanditse ka yego. Dore ni aka ngaka abantu batakabonye kanze nkabereke. Dore ni aka ngaka, dore ni aka kanze nkakwereke. Dore ni aka. Numara kugakandaho icyo uzakora ni iki? Icyo uzakora wowe numara kukageraho uzagakandaho. Numara kugakandaho uzatubona umubare w'abantu wagiye uhitamo hejuru. Bazakwereka ngo niba ari 15 cyangwa se 50 urabona. Hanyuma ufate message ushaka, none ujyanize ngo haye. Wenda urashaka kugira ngo babwire ko noneho byibura cyangwa se wagarutse ku murongo, uzabwira ngo haye cyangwa se ibindi bigira ijambo byose umva bashaka kubabwira, nangiza uboherereze. Kuvuga ngo iri jambo wohereje byibura niba rigiye rizagerwaho n'abantu bose uko ari 13 kandi bagira umunota umwe, bitakugoye kuri kuvuga ngo wandikira umuntu ugire wandikira undi. Rero niba ukurikirana icyo bita, niba kurikirana ibiganiro byanjye Josue Twizere, ndakubwiza ukuri, komeza kandi subscribe ukurikirane nk'ibisanzwe, nanjye mbagezeho utuntu n'utundi dufite gahunda kandi twakurinda iyi mbogamizi muri telefone yawe. Ndabashimiye.